umuntu ushaka kujya mu ijuru akwiye kwihanaguramo idini, ukamenya uwo uri we muri Kristo Yesu, ukamenya agaciro kawe muri Kristo, ukamenya ko ari wowe Imana ituyemo. Mbese ntimuzi ko imibiri yanyu ari insengero z'Umwuka Wera uri muri mwe, uwo mufite mwahawe wavuye ku Mana. Ariko none itorero rero ni agace k'umwihariko kari hano mu isi, ariko si ab'isi. Niyo mpamvu n'itegeko nshinga ribayobora ngiri. Hari itegeko nshinga ry'igihugu cyacu, hakaba itegeko nshinga ry'isi, hakaba noneho itegeko nshinga ry'itorero rya Kristo riri hano mu isi. Rero icyo Imana ishaka ni uko abayobozi b'amadini biga ibyanditswe byera, bagafasha itorero kandi bakiyemeza no gupfira abo bayoboye. Mu gihe utaremera kubapfira aho gushaka kugira ngo bagupfire, menya ngo urarimbutse n'abo uyoboye murarimbukanye. Ubundi Yesu yaravuze ngo ni njye mungeri mwiza, umungeri mwiza apfira intama ze. Ngabambanjirije bose bari abajura n'abanyazi. Ubu dufite abajura hano hanze, dufite abanyazi banyaze ubutunzi bw'abayoboke babo, babanyaga n'ubugingo bakaba bazarimbuka. So rero amadini kubera ko yinjije ibintu byinshi, icya mbere hari ukuba bafite irari ry'amafaranga, abapasiteri, ababishop. Icya kabiri bafite irari ry'icyubahiro. Icya gatatu bafite irari ryo kumenyekana. Ibyo bintu bitatu uyu muntu bifite ntiyakubwiza ukuri. Abo rero ni ya miryango 10, ariko umuryango wa Yuda n'umuryango wa Benjamin nibeje bundi batashye mu 48 nibo bongeye gusubiza ku ikarita y'isi igihugu cya Isiraheli. Barahari kandi bariya niba kimenyetso cyo kugaruka kwa Yesu, kuko Yesu yavuze ngo nimubona umutini wongeye gutoha muzamenye ko ngarutse. Gutoha k'umutini ni ugutahuka kw'abayuda. Nuko mwigane Imana nk'abana bakundwa, kandi mugendere mu rukundo kuko Kristo yadukunze akatwitangira kuba ituro n'igitambo n'umubabwe uhumura neza. Yesu yabaye umutambyi, Yesu abituro, Yesu abigitambo, Yesu umubabwe uhumurira Imana neza. Ibi bintu Yesu yakoze, uwo munsi muzamenya ko ndi muri Data, namwe mukaba muri jye, nanjye nkaba muri mwe. None se ubwo umuntu ukomeza kuvuga ngo niho hari Imana, ukaba utaramenya ko Yesu ari muri Data, Data akaba muri Yesu, natwe tukaba muri Yesu, na Yesu akaba muri twe, ukaba utarabimenya kweli. Ni imihango ine: gusezeranya, gushyingura, kubatiza no gusengera abana. N'itanu n'igaburo ryera. Iyi ni imihango ikorwa n'idini. Uri muri Yesu na Yesu ari muri wowe. None ikibazo ni iki? Ngo ninaboneka muri yanzu y'amatafari ngo njye nzarimbuka. Ni uko utigeze wigishwa iyo niyo ndyo wagaburiye kuva mu bwana bwawe. Nawakurenganya. Nitwa urusengero rw'Imana ariko ndi n'urusengero rw'Imana. Nitwa umutambyi ariko ndi n'umutambyi. Azatujyana muri amazu meza yaduteguriye, nitugerayo tuzahora turiri, zaba kumwe na Eliya, zaba kumwe na Abrahamu, tuzahora turimba ushimwe mwami. Nongeye kugusuhuza kandi wifuriza amahoro y'Imana, nshuti mukundwa kandi muvandimwe, wowe ubana natwe kandi udahwema buri munsi gukurikira ubutumwa bwiza butambuka kuri Iron TV, shakiro ry'ubutumwa bwiza bw'Ubwami bw'Imana. Ndakwifuriza amahoro y'Imana, ndakwifuriza guhirwa muri byose. Turasuhuza n'abanyarwanda mwese muri mu gihugu cy'u Rwanda, turasuhuza abari muri bihugu byacu bya East African Community, turasuhuza abandi bari mu bihugu bitandukanye ndetse n'abari mu bihugu bya Afurika, turasuhuza abanyarwanda muri ku mugabane w'Uburayi, abari ku mugabane wa Amerika ndetse Aziya no muri Australia. Imana mwese ibaho umugisha kandi Imana isubize kwifuza kwanyu. Turashimira rero Imana kuko yongeye kutwemerera kuboneka imbere ya kamera ya Iron TV kugira ngo dukomeze gufashanya mu ijambo ry'Imana. Tuguha ikaze mu ijambo ry'Imana rero kugira ngo ubane natwe kandi wumve icyo Imana ivuga. Reka dusenge. Imana, turagushimiye kubera ko twemereye kuboneka imbere yawe. Turagushimira uyu mwanya mwiza uduhaye kugira ngo ijambo ryawe ibashe kutwubaka ndetse ngo no kuduhana ibirago n'abejejwe bose nuko ijambo ryawe rivuga. Turasengera umuntu wese ugiye kubana natwe akanya kugira ngo ubashe kumwumvisha icyo ugiye kuvuga, kuko wajya kuvuga ukavuga ngo ndabwira bumva ngari kumwebwa bumva, kandi wabivugaga hari abantu benshi ukavuga ngo ndabwira bumva, bivuga ngo hari abantu bashobora kugutega amatwi ntibumve, ariko ari n'abagutega amatwi bakumva imvugo yawe. Ugeze uvuga ijambo rikomeye uravuga ngo ni iki gituma mutamenya imvugo yanjye, nuko mutabasha kumva ijambo ryanjye. Mwami, turifuza kumva ijambo ryawe tugakuramo n'imvugo yawe. Dusengera umuntu wese ugiye gutangira natwe, uzareba iki kiganiro mu gihe gitambutse, uri kugikurikira akanya kugira ngo abashe kumva imvugo yawe mu ijambo ryawe, kuko ateze amatwi ngo yumve ijambo ryawe. Bara natwe Mana,
udukoresha iby'ubutwari, ibyo ushaka n'ibyo ushima aribyo bibakubera bose mu izina rya Yesu, amen. Amazina nk'uko bisanzwe ngira ngo menshi tumaze kumenyerana, nitwa Jalik Ikinyeneye missionary. Turashimira Imana kuko iduhaye umwanya kugira ngo tubashe kuganira. Ubwo duheruka twari turi kwiga ku birebana n'isengero zabayeho, tuvuga ku bintu bigeze kuri 4. Cyambere twavuze urusengero, icya kabiri tuvuga ku mutambyi, icya gatatu tuvuga ku muriro, icya kane tuvuga ku mibavu. Ibi bintu twabivuze nk'ibintu byabaga mu buturo bwera. Mu rusengero rwa mbere rwubatswe nande? Na Salomo. Aprito rwubatswe na Mose, hanyuma rwongera kubakwa na Salomo, rwongera kubakwa na Ezira, rwongera kubakwa na Herode. Uyu munsi Imana niwe yarwiyubakiye, kandi urwo rusengero ni wowe. Abantu mudukurikiye, mushobora gukurikirana icyo kiganiro cyatambutse. Title yacu iravuga ngo nguko kuri idini usengeramo ryaguhishe, kiza ubugingo bwawe ntiwemere ko ibi bintu 4 bikugeraho. Iyo niyo title y'icyo kiganiro. Ushatse kucyumva ukamenya neza ibyo bintu 4, uburyo Imana yafashe umuntu ikamuhindura urusengero, icya kabiri ikamugira umutambyi, icya gatatu igafata umuriro wayo wacanwaga ku gicaniro mu buturo bwera ikawumushyiramo, icya kane iriya mibavu yakoreshwaga. Ni nabyo dushaka kwinjiramo kugira ngo dusobanure uyu munsi buri wese abyumve. Byose Imana yarabifashe. Twabonye ko ibintu byose byari mu buturo bwera, ahera n'ahera cyane. Twabonye ko muri wa buturo bwera cyangwa se urusengero rw'i Yerusalemu rwatangiye ari ihema ry'ibonaniro Mose yubatse, ruza guhinduka inzu noneho yubatswe na Salomo. Iyo nzu iza gusenywa na Nebukadinezari muri 307 mbere y'ivuka rya Yesu. Nyuma y'imyaka 70 Abisirayeli bajyanywe i Babuloni baragaruka. Ezira, Nehemiya na Zerubabeli barongera bararwubaka, rwongera gusenywa na Jenerali Pompe mu 137 imbere y'ivuka rya Yesu. Nyuma yaho rwongera kubakwa na Herode, rwongera gusenywa muri 70 nyuma y'ivuka rya Yesu, rusenywa na Jenerali Titusi, umuhungu w'umwami w'abamitwaga Vespasien. Kaisari wariho muri icyo gihe. Noneho kuva rwasenywa twabonye ko nta rundi rwongera kubakwa, ahubwo Imana yafashe wowe ifata jewe iba ari twebwe igira urusengero. Twarabibonye aho Pawulo yavuze ngo nimuzi ko mu rusengero rw'Imana kandi ko umwuka w'Imana aba muri mwe. Umuntu utsemba urusengero rw'Imana, Imana nayo izamutsemba. Kuko urusengero rw'Imana ari urwera, kandi urwo rusengero nimwe. Bajya mu Bakorino urwandiko rwa 2 ibice 6 kuva ku murongo wa 16 hari ijambo rivuga ngo mbese urusengero rwahuza rutari ibishushanyo bisengwa ko turusengero rw'Imana ihoraho, nk'uko Imana yabivuze iti nzatura muri bo, ngendere muri bo, nzaba Imana yabo, nabo bazaba ubwoko bwanjye. Ngo nukumva hagati y'abandi mwitandukanye, ni ko Uwiteka avuga. Kandi nimukore ku kintu cyose gihumanye, nanjye nzabakira kandi nzababera so, namwe muzambera abangu n'abakobwa, ni ko Uwiteka ushobora byose avuga. Mbese urusengero rw'Imana rwahuza rute n'ibishushanyo bisengwa ko turi urusengero rw'Imana ihoraho? Ngo nk'uko Imana yabivuze. Iyo usomye mu byakozwe n'intumwa, ibyakozwe n'intumwa igice cya 7:48 kugeza ku murongo wa 50, nyamara isumba byose ntiba mu mazu yubatswe n'amaboko, nk'uko wa muhanuzi yavuze ati ijuru niryo ntebe yanjye, isi niyo ntebe y'ibirenge byanjye, muzanyubakira nzu ki cyangwa nzaruhukira ahantu ki? Mbese intoki zanjye sizo zaremye ibyo byose? Nyamara isumba byose ntiba mu mazu yubatswe n'amaboko. Nk'uko wa muhanuzi abivuze ati ijuru ni intebe yanjye, isi niyo ntebe y'ibirenge byanjye, none mwebwe muzanyubakira nzu ki? Niba ijuru ari intebe y'Imana, isi ikaba intebe y'ibirenge byayo,
ikaba itaba mu mazu yubatswe n'amaboko, irabaza ngo wowe uzayubakira nzu ki, cyangwa izaruhukira ahantu ki? Ngo mbese intoki zanjye sizo zarema ibyo byose? Ariko iyo ugiye mu gitabo cy'umuhanuzi Yesaya, haravuga ngo ariko nitaho ni umukene ufite umutima umenetse, agahindishwa umushyitsi n'ijambo ryanjye, ngo bene ntabwo umutima wanjye uzamwirengagiza. Ibyakozwe n'intumwa igice cya 7 turi ku kantu ka mbere kuri ra bintu bine twavuze: urusengero, umutambyi, umuriro, imibavu. Noneho twavuze ko ibi bintu byose uko ari bine Imana yabigize umuntu n'urusengero rw'Imana. Imana yamuhinduye umutambyi. Uyu munsi tugiye kuvuga ku mazina 7 Imana yaduhaye, ariko si ukwitwa amazina gusa, ahubwo uko twitwa ni nacyo turi cyo. Imana yaduhaye amazina dusanga muri Bibiliya. Abizera hari amazina twitwa, kandi ayo mazina twitwa ntabwo ari ukwitwa gusa, ahubwo ni nayo turiyo. Ayo mazina rero harimo n'iri zina tubonye ry'urusengero, n'izina rya kabiri rivuga ku mutambyi. Tubabwiye ngo abantu bashaka kuri iki kiganiro twatambukije kiriho titiri ivuga ngo nguko kuri idini usengeramo ryaguhishe, kiza ubugingo bwawe ntiwemere ko ibi bintu bine bikugeraho. Icyo kiganiro muzagikurikire, wakijyaho ukagisangaho ukumva ibyo twavuzemo kuri ibi bintu bine. So rero harimo iri zina ryitwa urusengero, harimo n'izina ryitwa umutambyi. Imana ikaba yarafashe uriya muriro ikawugushyiramo. Ntabwo turabisobanura neza, tubasobanurire. Igafata n'iriya mibavu ikayigushyiramo. Ibintu byari mu buturo bwera ahera, twabonye ko harimo igitereko cy'amatabaza 7. Tubona ko harimo ameza aterekwaho imitsima 12 isobanura imiryango 12 ya Isiraheli yabaga ari imitsima yo kumurikwa imbere y'Imana mu gihe kingana n'iminsi 7. Kuko nyuma y'iminsi 7 iyo mitsima yakurwagaho n'abatambyi bagiye gutamba ibitambo kuwa nyuma. Ubwo ni kuwa 5 nimugoroba, Sabato mbere yuko itangira, bakayivanaho bakayirya, bagashyiraho iyindi mishyashya, ikamara iminsi 7. Nuko byahoraga. So ahera rero nibyo byari bihari: igitereko cy'amatabaza 7, ameza yamurikwagaho imitsima 12 imbere y'Imana, hakaza noneho rero igicaniro cy'imibavu cyatwikwagaho imibavu ihumurira Imana neza. Hakaza noneho ahera hari harimo isanduku y'isezerano, yari irimo bya bihamya 3, ibisate 2 byanditseho amategeko 10 Abisirayeli bahawe, urwabya rwa manu, iriya manu bari imyaka 40, hakaza n'inkoni ya Aroni yapfunitse uburabyo. Ibyo byari mu isanduku imbere. Ku mupfundikizo w'iyo sanduku akaba ariho hari intebe y'ihongerero Imana ivugiraho, ivugana n'umutambyi mukuru iyo yinjiraga ahera cyane uko umwaka utashye, n'ijwi ry'Imana ryumviraga. Hakabamo n'icyotero cy'imibavu. Noneho ko tubona ko uru rusengero rwatangiye ari ihema ry'ibonaniro Mose yubatse mu butayu. Abisirayeli bageze i Kanani, Dawidi ashaka kubakira Imana urusengero ngo isanduku y'isezerano ive muri rya hema, kuko byari bikiri ihema. Imana iramubwira ngo wavushije amaraso ntabwo wemere kunyubakira, icyakoza umuhungu wawe Salomo niwe uzanyubakira urusengero. Salomo amaze kujyaho niwe wubatse urusengero akurikije plan Imana yarahaye Mose y'ihema ry'ibonaniro. Salomo ararwubaka, amaze kurwubaka afata bya bintu byari mu buturo bwera muri rya hema ry'ibonaniro, cya gitereko cy'amatabaza 7, y'ameza n'imitsima 12, igicaniro cy'imibavu, isanduku y'isezerano n'ibirimo byose, abishyira muri rwa rusengero yubatse. Imana ibivuye mu ihema noneho ijyanwa mu nzu yubatswe noneho n'amaboko y'abantu, urusengero rw'i Yerusalemu rwubatswe na Salomo. Urusengero rero twabonye ko rwaje gusenywa na Nebukadinezari muri 607 mbere y'ivuka rya Yesu. Kuvuga ngo waciye imyaka 607 Yesu abona kuza mu isi. Urusengero rumaze gusenywa na Nebukadinezari, atwara abayuda abajyana i Babuloni. Nyuma y'imyaka 70 bongera kugaruka. Abaje babahagarariye ni Yosuwa, Ezira, Zerubabeli. Baza aribo bahagarariye Abisirayeli, nibo bongeye kubaka uru rusengero. Mu gitabo cya Ezira nibo uzabisanga na Nehemiya. Nyuma yaho bongera gusuzugura Imana. Imana yongera kuvuga ko urusengero izarusenye.
yongera mu 167 imbere y'ivuka rya Yesu ubwo ubwami bw'abaroma bwigaruraga isi. General Pompe wa mbere wayoboye abaroma yongera ku Yerusalemu, arongera asenya rwa rusengero. Abisirayeli baratatana ku isi, abandi baguma muri Isiraheli. Roma irabatwara, irabayobora. Nyuma nanone rwongera kubakwa na Herodi, nirwo dusanga hano mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana igice cya 2, urwo Herodi yubatse. Igice cya 2 umurongo wa 20. Nuko abayuda bati, urusengero ko rwubatswe mu myaka 46, nawe ngo uzarwubaka mu minsi 3. Ariko urusengero yavugaga ni umubiri we. Cyangwa mere ku 18. Abayuda baramubaza bati, ubwo ugize utyo watwereka kimenyetso ki? Yesu arabasubiza ati, nimusenyure urusengero nanjye nzarwubaka mu minsi 3. Nuko abayuda bati, urusengero ko rwubatswe imyaka 46, nawe ngo uzarwubaka mu minsi 3. Ariko urusengero yavugaga ni umubiri we. Urumva ko Yesu nawe yabaye urusengero rw'Imana mu mubiri. Uyu munsi nitwe twanditse urusengero rw'Imana mu buryo bw'umwuka. Iyi mibiri yacu ni insengero z'umwuka. Iyo usomye mu rwandiko Pawulo yandikiye abakorino, ubu turiga ni ukwiga kugira ngo abantu basobanukirwe iby'idini bibavemo. Umuntu ushaka kujya mu ijuru akwiye kwihanaguramo idini, ukamenya uwo uriwe muri Kristo Yesu, ukamenya agaciro kawe muri Kristo, ukamenya ko ari wowe Imana ituyemo. Ziriya nzu twita insengero zidahari, bishop wawe adahari, pasiteri wawe adahari, uriya muhanuzi wishingikiriza adahari, ufite Bibiliya ukayisoma, nibikwigisha gusenga ugasenga, nibikwigisha kwiza ubusa ukabikora, nibikwigisha gukiranuka kwirinda icyaha cyo ukabikora, nibikwigisha uburyo ubana n'abantu neza ukabikora, byarangiye wagiye mu ijuru. Nta wundi muntu uguhagaze imbere, kuko ni wowe rusengero. Mu Bakorino urwandiko rwa mbere igice cya 6 haravuze ngo umurongo wa 15 haravuze ngo nimuzi ko imibiri yanyu ari ingingo za Kristo. Mbese none ntori ingingo za Kristo nkazihindura ingingo za maraya ntibikabeho? Ntimuzi yuko kwifatanya na maraya ababaye umubiri umwe nawe, kuko Imana yavuze iti bombi bazaba umubiri umwe. Ariko wifatanya n'umwami Yesu ababaye umwuka umwe nawe. Umurongo wa 18 niwo nshaka cyane. Muzibukire gusambana. Ibindi byaha byose umuntu akora bikorerwa inyuma y'umubiri, ariko usambana abakoze icyaha cyo mu mubiri we. Mbese ntimuzi ko imibiri yanyu ari insengero z'umwuka wera uri muri mwe, uwo mufite mwahawe wavuye ku Mana, kandi ntimuri abanyu ngo mwigenge, kuko mwaguzwe igiciro. Nuko rero mutume imibiri yanyu ihimbaza Imana. Amen. Ntimuzi ko imibiri yanyu ari insengero z'umwuka, uwo mufite uri muri mwe wavuye ku Mana. Yesu yabanje, umubiri we wabanje ku rusengero rw'Imana. Ubu uyu munsi ni wo rusengero. Twahereye ku izina rya mbere, ariko turasobanura ibyo twavuzeho ubushize, ubwo twababwiye amazina 7 Imana itwita yaduhaye, ariko ayo mazina akaba ajyanye n'iki Imana yatugize cy'umunsi twizeraga. Urugero, iyo uvuze umwumbati, umuntu ahita amenya umwumbati icyo ari cyo. Ntabwo witwa umwumbati gusa, ahubwo n'icyo giti iyo ugikuye usanga wo umwumbati. Iyo uvuze avoka, umuntu kugira ngo amenye avoka nuko ajya kureba avoka iriho. Yitwa avoka, ariko n'ibiyeraho byitwa avoka. Nuko natwe Imana tugize hari amazina twitwa, ariko ayo mazina agendanye n'icyo turi cyo muri Kristo Yesu. Twitirirwa icyo Imana yatugize. Icyambere twahereyeho ni izina rirebana n'urusengero rw'Imana. Uvuga ngo umukristo afite izina ryitwa ngo ni urusengero rw'Imana, ariko nubwo yitwa urusengero rw'Imana ni nako kuri, ni urusengero ko Imana ituramo, ni urusengero Imana ibamo igenderamo. Niyo mpamvu Pawulo hano mu Byakozwe n'Intumwa 17 umurongo wa 23 haravuze ngo ubwo nagendagendaga nitegeza ibyo musenga, nasanze igicano cyanditswe ngo icy'Imana itamenywa, nuko iyo musenga mutayizi niyo mbabwira. Imana yaremye isi n'ibiyirimo byose, iyo uko ari we mwami w'ijuru n'isi,
niba mu nsengero zubatswe n'abantu kandi nikorerwa n'amaboko y'abantu nk'ugira icyo akennye. Ndasubiramo umurongo 24. Imana yaremye isi n'ibirimo byose, iyo kuko ariyo mwami w'ijuru n'isi. Niba mu nsengero zubatswe n'abantu kandi nikorerwa n'amaboko y'abantu nk'ugira icyo akennye, kuko ariyo yahaye bose ubugingo no guhumeka n'ibindi byose. Ntabwo Imana iba muri ziriya nzu, nshuti yanjye. Ntabwo Imana iba muri ariya matafari. Ntabwo Imana ushobora kuyisangamo hari. Twababwiye igituma ziriya nsengero 5 zabayeho ari insengero za nyazo. Hari ibihamya 3 twavuze. Icya mbere ni uko Imana iyo yavugaga imbona nkubone, abantu bakumva ijwi ryayo mu bikuta, mu mabati. Icya kabiri ni uko ubwiza bwayo bwamanukaga bakabubona, igicu cyera. Icya gatatu ni uko ari itegeko Imana yarahaye Abisirayeli ko ariho izavuganira n'abantu bayo aho mu buturo bwera cyangwa se mu rusengero rw'i Yerusalemu. Uyu munsi nta muntu uravuga ngo numvise ijwi mu mabati muri iriya nzu y'amatafari ngo abantu bose bavuge ngo numvise ijwi. Ahubwo ibiramambu cyangwa ikigaragaza ko urusengero uyu munsi ari umuntu niwe ukubwira ngo numvise ijwi ry'Imana rivugana nanjye. Mu gihe urusengero i Yerusalemu Imana yavugaga abantu bose bicaye bakayumvira imiravuga mu mabati, mu nzu bakumva ijwi ry'Imana. Uyu munsi rero kuko umuntu ari wahindutse urusengero, niwe ukubwira ngo mvuko Uwiteka Imana ivuze, niwe ukubwira ngo Imana irambwiye ngo nkubwire gutya. Bivuye ngo rero umuntu wahindutse urusengero. Imana yavuye mu rusengero rw'i Yerusalemu muri 70 igihe rwasenywaga, isanduku y'isezerano irabura, igitereko cy'amatabaza kirabura, y'ameza muri koga y'imitsima 12 irabura, ibikoresho byose byakoreshwaga muri rusengero birabura, kuko Imana yaramaze kurangiza uwo muhango ivuga ngo noneho ngiye gutura mu rusengero rwanjye rw'umuntu niremeye. Imana ni ngari, iba mu ijuru ikaba no mu isi, nta hantu namwe ikwirwa, ariko nabonye ahantu Imana iba ikahatura ikahakwirwa neza, ni mu mutima w'umuntu. Aho Imana irahajya ikahakwira ikahuzura kandi ikavuga ngo ndumva nekanye. So ne umuntu niwe wahindutse urusengero rw'Imana. Ijwi ry'Imana rivugira muri je, ntabwo waryumvira muri iriya nzu y'amatafari. Niyo mpamvu ukwiye gucunganwa n'izamu ryawe, ugacunganwa n'Imana iri kumwe nawe, ukamenya n'Imana ivugana nawe, ukamenya ngo ese mpagaze mu murongo wa nyawo. Twabwira abantu ngo ari amadini ngo arabarimbuje, ngo ariko ngo urasohora abantu bajyana, utaramenya ko ari wo rusengero rw'Imana uzapfira muri urwo rusengero. Iyo nzu mwita urusengero. Ntabwo uzigera wumva ijwi ry'Imana, gukiranuka bizakugora. Amadini yamaze kwifatanya na leta z'isi, abanyapolitike bo mu rwego rwo hejuru. Amanama yose leta zikoze barakorana, bakababwira ibyo bajyana mu bakristo. Ugasanga bafashe icyo bita demokarasi babihuza na teokarasi. Ibi twagiye tubigarukaho kenshi. Demokarasi bisobanura ibintu bitatu. Icya mbere bisobanura ubutegetsi bushyirwaho n'abantu kandi bukorera abantu kandi bugakurwaho n'abantu. Teokarasi bisobanura ubutegetsi bw'Imana iyo yiyoboreye ikazi kiyoborera. Nuko Abisirayeli banze teokarasi bakunda demokarasi. Mu gihe cya Samweli baravuga ngo natwe tujya kutwimikira umwami akatuyobora nk'andi mahanga yose. Banga kuyoborwa na teokarasi, bashaka kuyoborwa na demokarasi. Kandi ibyo Sawuli yabakoreye n'abandi bami bagiye bajyaho nibyo byatumye Yerusalemu igenda isenywa. Kugeza uyu munsi rero umuntu n'urusengero rw'Imana. Izina ryawe witwa urusengero rw'Imana. Kabiri, ntabwo byitwa gusa ahubwo uri nabyo, uru rusengero Imana ibamo. Ntabwo Imana iba muri ariya mazu. Noneho amadini ko yifatanyije na leta z'isi yavanze demokarasi na teokarasi. Kandi nta gihe na kimwe ubutegetsi bw'abantu buzigera bubuza n'ubw'Imana. Politike ni ikinyoma kibi cyane. Politike habamo ibinyoma byinshi, ariko teokarasi nta kinyoma kibamo, kuko Imana ni ukuri. Ni ukuri, ibyo ivuze biba ari ukuri. None abapasiteri, ababishopu, abarikibishopu, abaposo bahindutse abanyapolitiki. Bo barazana amabwiriza bavanye mu manama hejuru. Umuryango w'Abibumbye harimo igice kimwe kirebana na religion, kandi umuryango w'Abibumbye murabizi ko ari uyoboye isi. Ni igishushanyo cya Antikristo mu buryo bwa politike, cyangwa se ni igishushanyo cy'ubutegetsi bwa Antikristo mu buryo
bwo kuyobora isi yose, muri politike, muri religiyo, mu iterambere, mu bukungu bw'isi. Ni byinshi. Umuryango w'abibumbye urimo za minisiteri zose zikorera mu bihugu. Buri gihugu minisiteri zigira, n'umuryango w'abibumbye izo minisiteri bazifite. Uva rero ni igishushanyo cya antikristo, cy'ubutegetsi bwa antikristo mu kwigarura isi yose. Muri religiyo barimo, muri politiki barimo, mu bukungu barimo, mu birebana n'imibereho y'abantu barimo, bose nta na kimwe batarimo. Niyo mpamvu bafite ikintu cyitwa uburenganzira bw'abana, uburenganzira bw'abagore, mu kurwanya ibiza, ngo kurengera ibidukikije, amashyamba n'ibindi byose. Ibyo byose haba harimo strategie satanique yo kurimbuza abantu. Ariko ntabwo wabimenya keretse itorero rya Kristo ryiga ibyanditswe byera. Nibo basobanukirwa bakamenya umugambi wa antikristo mu mikorere no mu byo umuryango w'abibumbye wiyemeje. Yego mu ntego bafite, intego ya mbere ngo ni ukubungabunga amahoro n'umutekano mu isi. Ariko si amahoro arahari. Muri 1994 jenoside niyabaye muri Kongo, abantu nibarimo barapfa buri munsi, ntibariyo. Ibihugu bya Afurika mu zinambara zigiye zirimo, ibihugu birarebana y'ingwe. kandi iyi miryango, uyu muryango w'abibumbye ngo buriyo amahoro arihe, umutekano urihe? Ni ukuvuga ngo rero inshuti z'Imana, ibi bintu birebana n'iyobokamana mu muryango w'abibumbye birimo. Niyo mpamvu batanga mu nama bakora, baba batumiye abaperezida b'ibihugu, bakababwira uko bajyana ibintu bajya kubwira abanyamadini bo mu bihugu byabo. Mugire mubabwire bakora ibi, mubabwire bakora ibi, mubabwire bakora ibi. Nabo bagatumira za gavumenti zabo bakababwira uko ibintu bimeze, bikamanuka bikagera mu turere, bikamanuka mu mirenge, bikamanuka mu tugari, bikamanuka mu midugudu, bikagera no mu rwego rw'isibo. Ubwo ndavuga mu Rwanda kuko ibireba na administration yo mu Rwanda nuko bimeze, ubuyobozi nuko bwubatse. Ariko nibyo ko n'ahandi bigiye bihari. Noneho ayo mabwiriza yaturutse mu muryango w'abibumbye. Igihe wateranaga n'abaperezida bose, arinza agera ku muyobozi uyoboye idini hasi, ari umuyobozi w'umudugudu yamugejejeho cyangwa uw'isibo. Bakabahamagara, dukeneye abayobozi b'amadini duhure tuganire, wenda tuvuge n'umuyobozi w'umudugudu cyangwa w'akagari. Bakababwira uko bajya kubwira abayoboke babo. Kandi cyitonderwa, ntacyo bitwaye mu ruhande rw'umubiri, kuko leta zisize icyo zikora ni ugufasha abantu mu ruhande rw'umubiri. Kuko abanyapolitiki nibadakizwa bazarimbuka, abaperezida nibadakizwa bazarimbuka, igisirikare, abasirikare mudakizwa muzarimbuka, abayobozi b'uturere, abadepite, abasenateri. Iyo bigeze ku Mana twese turareshya ntawe urutundi. Iyo bigeze kuri twebwe nk'abantu, muri abanyacyubahiro, muri abantu badasanzwe, muri abantu twubaha kuko Imana itegeka kubaha. Ariko iyo bigeze ku Mana twese turareshya. Umuntu wese udakizwa, utizera Yesu azarimbuka, kuko Yesu ni wenyine uhesha ubugingo. Urumva bo babizana mu buryo bwo gufasha abaturage mu ruhande rw'umubiri, ariko itorero ryo ubugingo rimwe na rimwe bukaba bwarimbuka. Niyo mpamvu abapasiteri, ababishop, bakibishop bayoboye amadini yabo, bafite abayoboke, bakwiriye kwiga ibyanditswe byera, bagasoma Bibiliya, bagasoma ijambo ry'Imana, kugira ngo ibyo babazaniye nubwo bije kugirira abantu umumaro. Kuko leta yo ntabwo ireba ngo aka ni agace kamwe k'imyemerere, yireba abaturage bose ko ari abayo, kandi ibyizanye no kugira ngo bigere ku baturage bose. Ariko none itorero rero ni agace k'umwihariko kari hano mu isi, ariko sabisi. Niyo mpamvu n'itegeko nshinga ribayobora ngiri. Hari itegeko nshinga ry'igihugu cyacu, hakaba itegeko nshinga ry'isi, hakaba noneho n'itegeko nshinga ry'itorero rya Kristo riri hano mu isi, Bible. Umuntu wese usoma Bibiliya ntabwo azigera amenya icyo Imana ishaka. Ibije byose azabyakira nk'ukuri. Rero icyo Imana ishaka ni uko abayobozi b'amadini biga ibyanditswe byera, bagafasha itorero, kandi bakiyemeza no gupfira abo bayoboye. Mu gihe utaremera kubapfira ahubwo ushaka kugira ngo bagupfire, menya ngo urarimbutse, n'abo uyoboye murarimbukanye. Ubundi Yesu yaravuze ngo ninjye mungeri mwiza, umungeri mwiza apfira intama ze. Ngo abambanjirije bose bari abajura n'abanyazi, ngo nyamara intama ntizabumviye. Tubisanga mu butumwa bwanditswe na Yohana ibice 10 umurongo wa 9 n'uwa 10 na 11 kugeza 14. Ngo ni irembo ry'intama, umuntu ninjira muri jye azakizwa, azinjira soke kandi azabona urwuri. Aravuga ngo ni irembo ry'intama, bambanjirije bose bari abajura n'abanyazi.
ubu dufite abajura hano hanze, dufite abanyazi banyaze ubutunzi bw'abayoboke babo, babanyaga n'ubugingo bakaba bazarimbuka. So rero amadini kubera ko yinjije ibintu byinshi, icya mbere hari ukuba bafite irari ry'amafaranga, abapasiteri, ababishop. Icya kabiri bafite irari ry'icyubahiro. Icya gatatu bafite irari ryo kumenyekana. Ibyo bintu bitatu uyu muntu bifite ntiyakubwiza ukuri. Ni ukuvuga ngo ibyo bintu bitatu umuntu bifite yakubwiza ukuri, nta butumwa buzima yavuga, ntabwo yamenya ahajyana abantu. Ni umujura, ni umunyazi, ari kunyaga ubugingo bw'abantu ajya kuburimbuza. Ikindi kandi ari no kubanyaga utwabo. Uwo ni uwa mbere, ushaka icyubahiro, ushaka amafaranga, ushaka kumenyekana. Hari undi rero noneho rero w'injiji utazi n'ibyarimo, uvuga ngo washinze idini. Hakaba undi noneho we wagiyeho ku bwa misiyo, aho ni Satani. Uyu muntu uzamubwirwa n'iki? Wowe ntugeze ku ijambo ry'Imana, nta n'ubwo ushaka kuryiga, uzamubwirwa n'iki? Aba rero nibakira baya, niba babwiye ngo mukore barabikora. Itorero mu isi, itorero rya Kristo mu isi, mu rurimi rw'ikigiriki ryitwa Ecclesia. Ecclesia ni nayo ihinduka kiliziya. Ecclesia bisobanura abantu bahamagawe, baratoranwa mu moko yose, mu miryango yose, mu ndimi zose, mu mahanga yose, baraza bahinduka umwe, ari benshi, bagira icyerekezo kimwe. Niyo mpamvu Bibiliya igaragaza ibintu bigeze kuri 7 bigize ubumwe bw'itorero. Mu itorero rya Kristo nta muzungu, nta mwirabura, nta muremure, nta mugufi, nta munyeshyanga rigawa, nta n'umwe, bose n'umwe muri Kristo Yesu. Ni agace rero kari hano muri iyi si kagaragara nk'abaturage b'isi, ariko gafite umwihariko wako, gafite umwihariko, kaba mu isi ariko si ab'isi, gafite ubwenegihugu bw'isi aho kagira ubwenegihugu nationalité originale binguni mu ijuru, nationalité yabo. Niyo mpamvu Pawulo yavuze mu Filipi 3:17 aravuga ngo ngiye kubereka ishusho y'abantu bitwa itorero, ndetse n'abantu bitirirwa ko ari abanyetorero kandi atari bo, ndetse n'ab'isi uko basa. Ni ibintu bitatu: abanyetorero, abitirirwa itorero atari bo, ndetse n'ab'isi bapagani badakijijwe. Yaravuze ngo mugere ikirenge mu cyanjye muhuje umutima, kandi mwite mugakurikiza ingeso zacu izo mudufiteho icyitegererezo. Hariho benshi bagenda ukundi, abo nababwiye kenshi, nanone ndabababwira ndira yuko ari abanzi b'umusaraba wa Kristo. Aba banzi b'umusaraba wa Kristo rero ni bandi? Ni ibiki bibaranga? Bamwe bitirirwa izina rya Kristo kandi atari bo, abandi ni abapagani, ariko itorero rya Kristo itandukanye n'abo bantu. Yaravuze ngo hari ibintu bitatu bibaranga. Icya mbere kiranga aba bantu, ngo icya mbere Imana yabo ni inda, ku buryo inda ibatera gukora ibidakorwa, bakabeshya abayoboke babo, bakabakura amafaranga, kandi bababeshya ngo ni Imana ivuze, bakarwanira ibyubahiro kubera inda, bakirirwa bigisha inyigisho z'amafaranga. Imana yabo ni inda, bakaba bagambanira, bakajya no kuregana mu nkiko, abapasiteri bakaregana, abareverandi bakaregana. Nuko Imana yabo ari iki? Imana yabo ni inda. Icya kabiri kibaranga, ngo biratana ibiteye isoni byabo. Aho turerekeza cyane ku kirebana n'igitsina gore ndetse no igitsina gabo, kubirebana n'ibyo twiratana byitwa ubutunzi. Ubutunzi bw'ibyisi ni ibiteye isoni imbere y'Imana, kuko nta gaciro bifite imbere y'Imana. Impamvu Yesu yavuze ngo mbese umuntu yatanga iki ngo abashe gucungura ubugingo bwe? Nta kiguzi na kimwe cy'ibyo mwizi cyacungura ubugingo bw'umuntu, nta na kimwe, nta na kimwe. Niyo mpamvu iby'isi byose biteye isoni imbere y'Imana, kuko nta bugingo bwishemo. Niyo mpamvu umuntu Imana bimuremeye ngo ari we uba umutware wabyo, yabanje kubirema ishyiraho umutware uzabiyobora witwa umuntu. Igihe umuntu yafataga ubutware bwe akabuha Satani, akabumuha, iby'isi byose byahise bitagacira imbere y'Imana, kuko umuntu yari yaremeye kuba ari we umutware wabyo. None ubutware bwe abuhaye ikiremwa yagomba kuba ari we ugitwaye. Satani yishushanyije mu nzoka, kandi inzoka yari mu byo uyu muntu agomba kuba umutware wabyo. Arangije yavugana n'inzoka, inzoka imwambura ubutware, arabuyiha. Iby'isi byose byahise bitagaciro, bijya mu bubata bw'ibidafite umumaro.
niko mu Baroma igice cya 8:18 havuga. Abaroma 8:18 kugeza 20. Paulo yaravuze ngo mbonye yuko imibabaro y'iki gihe idakwiriye kugereranwa n'ubwiza tuzahishurirwa, ngo kuko ndetse n'ibyaremwe byose bitegerezanye amatsiko guhishurwa kw'abana b'Imana, ngo kuko ibyaremwe byose byashyizwe mu bubata bw'ibitagira umumaro. Ryari? Ni igihe Adamu yacumuraga akiyambura ubutware akabuha ibyaremwe, kandi ibyaremwe Imana yarabiremeye kugira ngo Adamu ari ubitwara. Kugeza akanya byashyizwe mu bubata bw'ibitagira umumaro, nta gaciro bifite. Rero iby'isi byose rero ni ibiteye isoni. Hano n'abagore bambara ubusa bagaragaza imiterere yabo, ngo biratana ibiteye isoni byabo. Icyo cyo cya kabiri kiranga aba bantu. Aba bantu bitirirwa izina rya Kristo kandi atari bo. Aba bantu bavuga yuko ari abagenzi kandi atari bo. Guhera kuri ba bishop, ba apostle, bararwanira ibyubahiro, bararwanira amafaranga, bararwanira ibiki, ntibavuga ubutumwa ngo abantu bakizwe. Icya kabiri kibaranga rero ngo Imana yabo ninda. Icya gatatu kiranga ababanzi b'umusaraba wa Kristo, yaravuze ngo kandi bahoza umutima ku by'isi. Abo ni abanzi b'umusaraba wa Kristo, bahoza umutima ku by'isi. Abafilipi 3:17 kugeza 20. Noneho Paulo arangije ahita agaragaza noneho itoro rya nyaryo, ishusho yaryo. Aravuga ngo ariko twebweho iwacu ni mu ijuru, ngo niho dutegereje umukiza ko azava, ari we mwami Yesu Kristo uzahindura imibiri yo gucishwa bugufi kwacu, ngo yarangiza akayishushanya n'umubiri w'ubwiza bwe, kuko afite imbaraga zo kubashisha kwigandura byose. Itorero, abizera, aka gace gatoya kari mu isi ariko atari ab'isi, kayoborwa n'itegeko nshinga ry'ijuru ryitwa Bibiliya, iwabo ni mu ijuru. Nationalite, turababona bagenda ariko sabisi, tubona bavuga ariko sabisi, tubona barya nk'uko abandi barya ariko sabisi, barambara nk'uko abandi bambaye ariko sabisi, baragenda bakababazwa nk'uko abandi babara ariko sabisi. Ishusho yabo tuyirebera muri Bibiliya, ntahandi twayirebera. Niba ntakubona muri Bibiliya uko biri kuvuga, uri bishop, uri apostle, uri akibishop, uri we wese, niba ishusho ya Bibiliya nayo kuyikubonamo, urabeshya. Abo twaye urabajyana mu irimbukiro, nawe ubwawe urajya kurimbuka. Niyo mpamvu Paulo avuze ngo bazayobya abandi, nabo nibarangiza bayobywe barajya kurimbuka. Rero umukristo n'urusengero rw'Imana. Ntabwo Imana iba mu nsengero zubatswe n'abantu. Nshuti yanjye, iki kintu ugomba kukizera, nko kuri mu gihe utarakizera uzarimbukira mu idini. Uwo bishop azakuyobya mpaka kugeza urimbutse. Coronavirus ko yabayeho, hari umuntu wagwagaza imbere ngarakwigisha. Birababaje kubona hari abantu ngo bagiye bohereza n'ibya 10 n'amaturo, ngo bakayohereza abapasiteri. Ariko mana, abantu babaye imbata z'idini kugera ku rwego rugeze aho ngaho kwe, ngo bishop wanyenguka mwezi ya 10. Basi vuga uti reka mwitere mu ibyo kurya, ariko ntugite ibya 10 n'amaturo. Agwagaza imbere se icya 10 cyari cyagenewe abatambyi. Ni nacyo shaka kugira ngo ngengere nyigarukeho. Nigera ku mutambyi ndakibabwira. Cyagenewe umutambyi, kuko Imana kigenewe umutambyi se. Nuko umutambyi nta wundi murimo yagiraga, yahoraga mu buturo bwera arimo arakora umurimo wo mu buturo bwera. Imana yaravuze ngo ninjye mugabane w'abatambyi, ntihazagira umugabane bahabwa, ntihazagira gakondo bahabwa muri Isiraheli, kuko nta gakondo yindi bazahabwa, ninjye uzaba umugabane wabo. Uri umutambyi se, urabizi ko uri wowe wamaze kwizera. Waruzi ko Yesu ari we mugabane wawe. Uko Imana yabwiye abisirayeli ngo ninjye mugabane wabo, ntihazagire gakondo mubaha muri Isiraheli, ahubwo bene wabo bajye bakora ku byo bafite babazanire, babahe kimwe mu 10, kuko ninjye mugabane wabo. Bibiliya ivuga ko natwe twanditse abatambyi, ubu mugabane wacu ni Kristo, niwe mugabane wacu. None se kuri umutambyi, nkaba umutambyi, ninde uzaduha icya 10? Ninde uzakiduha? Turi ku rusengero. Urusengero rero ni wowe, urusengero ni jewe. Nukuvuga kugeza akanya izi nzu zidahari, Imana ituye muri jewe, Imana igendera muri jewe, Imana iri kumwe nanjye. Nukuvuga ngo si ngombwa ko uwo bishop haba, kuko ahubwo uwo bishop
nibo barimo kuyobya abantu. Dusoje akantu kitwa urusengero. Urusengero rero twararubasobanuriye ko habayeho insengero 5 kuva isi yabo kugeza uyu munsi. Izo nsengero 5 habanza urusengero rw'ihema ry'ibonaniro mu butayu Mose yubatse, rugakurikirwa n'urusengero Salomo yubatse, rugasengwa na Nebukadinezari. Ubwo n'urwa gatatu rwubakwa na Ezira. Nyuma ya Ezira rwongera gusengwa na General Pompe. Urwa kane rwubakwa na Herode. Aho ngaho Imana yabagamo ikavuga gutya imbona nkubone bayumva. Hanyuma urusengero rwa kane Herode yubatse nirwo Yesu yaje asanga ari rwo ruhari. Asanga baruhinduye ubucuruzi, baruhinduye inzu icururizwamo, bazanaga ibitambo, ihene, intama, inuma z'intungura, inuma zisanzwe, abavunjayi bakirwa bavunjira abantu bavuye mu bihugu bitandukanye. Abisirayeli aho bari baratandukaniye hirya no hino, Abisirayeli aho bari baratataniye mu bihugu bitandukanye, barahindutse abanyamahanga. Nuko natwe abanyarwanda mubona dufite abantu benshi mu bihugu bitandukanye. Ariko Abisirayeli bo kuko bazirikanaga Imana yabo ya Isirayeli, nukuvuga ngo bagiraga igihe cyo kuza gutamba i Yerusalemu ibitambo. Rero uru rusengero bararufashe baruhindura urwo gushyiramo intama n'ihene n'inka n'inuma, ndetse n'abavunjayi bazaba bavunja amafaranga y'amanyamahanga y'aba diaspora bavuye mu bindi bihugu b'abayuda baje gutamba ibitambo i Yerusalemu. Akinjira muri rwa rusengero agasangamo ihene, ati mu miriya hene ngiyewe ndayishyura. Agatanga amanyamahanga, abavunjayi bagahita bamuvunjira. Yesu asanga urwo rusengero rwahindutse isenga ruracururizwamo. Ngafata umugozi w'inyabutatu arakubita, afungura intama, afungura ihene, afungura ibiki, arasohora, aravuga ngo byanditswe ngo inzu yanjye izabe yo gusengerwamo, ariko mwebwe mwayihinduye isenga y'abambuzi. Nukuvuga ngo rero urwo rusengero Yesu nirwo yaririye avuga ko ruzasenywa. Twarabibonye mu butumwa bwiza bwanditswe na Luka 19:41 kugeza 44, aho Yesu yaririye Yerusalemu. Ngo yarahageze arwitegereje arureba, haravuga ngo Yerusalemu, Yerusalemu, ngabona umurwa arawuririra cyane kuko yabonaga uburyo abaroma bazawugota muri 70, kuko Yesu we ni Imana ireba ntiyerekwa, warirebera ntabwo yerekwa. Ngo yahise abona uburyo ruzagotwa, umurwa wose ukagotwa, uburyo abaroma bazinjiramo, uburyo bazawusenya, abayuda bazicwa. Arangije ngo ageze hafi abona umurwa arawuririra. Luka 19:41 arawuririra ati nawe uyu munsi iyo umenye ibyaguhesha amahoro, ariko noneho bishwe amaso yawe, kuko iminsi izaza ubwo abanzi bawe bazakubakaho uruzitiro, bazakugota, bazakurinda cyane impande zombi, bazagutsembana n'abana bawe batuye muri wowe, ntibazagusigira ibuye ryetse ku rindi kuko utamenye igihe wagenderewe. Ubwo Yesu arabivuze kandi ageze hirya abwira abayuda muri Matayo igice cya 24 umurongo wa 15 kugeza ku murongo wa 18, aho haratubwira ngo ariko ubwo muzabona ikizira kirimbura cyahanuwe n'umuhanuzi Daniel ryagazahera. Ubisoma byitondere, ngicyo gihe abazaba ari Yudaya bazahungire ku misozi, ngo n'abazaba bari hejuru y'iyo nzu ntibazamanuka ngo batware ku bintu byo mu nzu yabo, ngo n'uzaba ari mu murima ntazasubira kubika isuka, ngo abagore batwite n'abonsa muri iyo minsi bazabona ishyano. Arababwira ngo namwe musengere kugira ngo guhunga kwanyu kutazaba mu mezi y'imbeho, kuko muri iyo minsi hazaba umubabaro mwinshi utigeze kubaho uhereye ku kuranwa kw'isi ukageza none, kandi ntuzongera kubaho. Iki kizira yavugaga kizahagarara hera ni Abaroma bagomba kuzinjira mu buturo bwera Yerusalemu, bakajya muri rwa rusengero, bagahagarara hera na hera cyane. Daniel yarabibonye kera mu myaka 500 mbere y'ivuka rya Yesu. Yesu yongera kubigarukaho mu gihe yari ari mu isi, aravuga ati ariko uwo muzabona ikizira kirimbura cyahanuwe n'umuhanuzi Daniel gihagaze. Nuko yabibonye Yesu. Rero uyu murwa Matayo 23 umurongo wa 37 kugeza umurongo wa 39 yarongera abisubiramo nanone, ngo yaritegereje none avuga ngo ayi Yerusalemu, Yerusalemu, wica abahanuzi ugatera amabuye bagutumweho, ni kangahe shaka kubundikira abana bawe nkuko inkoko ibundikira imishwi yayo mu mababa yayo ni mu nkundire. Aravuga ngo dore inzu yanyu muyisigi wari umusaka, kandi ababwira yuko mutazambona uhereye none ukageza ubwo muzavuga muti hahirwa uje mu izina ry'Uwiteka.
urumva hano Yesu agaragaje ko izasenyuka hagahinduka umusaka. Muri 70 hashize imyaka 38 Yesu avuye mu isi, General Titus araza arayisenya. Cya kizira kigomba guhagarara hera kirahagarara, binjira mu buturo bwera, bahagarara hera cyane, basenya Yerusalemu. Kuva muri 70 Abisirayeli batatana mu mahanga yose, nkuko Yesu yavuze ati muzahunge muzave muri Yerusalemu muzagende. Baratatanye bakuri isi yose. Abisirayeli ku ikarita y'isi, igihugu cya Isirayeli ku ikarita y'isi biba birarangiye gihanagurwaho, kigarurirwa n'Abafilisitiya. Abafilisitiya bo bahindutse Abanyepalestine barahigarurira. Isirayeli yongeye kugaruka ku isi ku ikarita y'isi ejo bundi muri 48 hashize imyaka 3 intambara kabiri isi yose irangiye, nibwo Abisirayeli bongeye kugaragara ku isi. Hitler amaze kwica Abayuda miliyoni 6. Abisirayeli basa umuryango w'abibumbye ko nabo bagomba gutaha iwabo. Umuryango w'abibumbye bijyamo, nubwo ari abantu bapinga ngo sibyo, abo nabo bapinga iki kintu n'abakozi ba Satani. Nubwo gushaka gukomeza kujisha abantu ko kugira ngo abantu barangare, kandi sigiye kurangira. Kandi Yesu yavuze ko ikimenyetso kizagaragaza ko agiye kugaruka ngo ni ugutoha k'umutini. Umutini yavugaga n'uwuhe? N'Abisirayeli gutahuka kwabo. Iyo tuvuze Abisirayeli uyu munsi abatahutse ni ya miryango ibiri, Yuda na Benjamin, nibo batahutse, nibo bari Yerusalemu. Ya miryango 10 yari mu majyaruguru ya Yerusalemu ahitwa Samariya, ukuyemo Yuda na Benjamin, niyo tutazi buryo yatatanye nawe yatatanye. Ko Bibiliya muri Yesaya igaragaza ko hari n'abambutse bakaza hakurya y'imigezi ya Ethiopia. Hari abatatanye hano muri za Afrika, bakwiriye hose za Libya za hehe. Abo rero ni ya miryango 10, ariko umuryango wa Yuda n'umuryango wa Benjamin nibeje bundi batashe mu 48 nibo bongeye gusubiza ku ikarita y'isi igihugu cya Isirayeli. Barahari kandi bariya nibo kimenyetso cyo kugaruka kwa Yesu, uko Yesu yavuze ngo nimubona umutini wongeye gutoha muzamenye ko ngarutse. Gutoha k'umutini ni ugutahuka kw'Abayuda basubira i Yerusalemu. Na iriya miryango 10 ya Isirayeli n'ubundi Imana yasaga nkaho yayiciriyeho iteka, kubera ko bari barivanze n'andi mahanga. Barazamuka bashakana n'Abashuri, bahinduka nk'abanyamahanga, basenga ibigirwamana. Nabo ubwo sinzi igihe bazatahukira, ariko ikimenyetso cyo kugaruka kwa Yesu ni ugutahuka kw'Abayuda. Abayuda, abantu batakiriho ni Abayuda. Niyo mpamvu umuntu upfobya ikintu akavuga ngo yango wari abatashye ngo harimo strategie ngo y'umuryango w'abibumbye, ngo ni systeme politique iri satanike, ngo ntabwo ari Abayuda, ngo bariya ngo ntiwamenya aho baturutse. Kandi n'amateka bigaragaza imiryango miliyoni 6 Hitler yishe z'Abayuda. Kandi amateka bigaragaza baratashye. Waba urimo gushaka gukomeza kujisha abantu ngo abantu bavuge ngo ikimenyetso nuko Abisirayeli bazataha kandi barataha. Atubwo rero imeruka ntirabo. Nshuti z'Imana, bene data, nashaka kubabwira ngo isi irarangiye, muve mu byo murimo. Tuzahora tubivuga ko duhagaze imbere yanyu. Abitwa ngo mwarakijijwe, muve mu byo murimo mwa nsengero z'Imana, yemwe nsengero z'Imana. Muve mu bintu by'amadini, mwe kugenda mu bigari by'amadini, ubuyobe bw'amadini, ubwicanyi bw'amadini, imyuka mibi y'amadini akoreramo, intambara bahorana, amatiku kugira gute n'ibyo bahoramo. Menya ko ari urusengero rw'Imana, usome ibyanditswe byera. Tugiye ku cya kabiri. Izina rya kabiri twababwiye ko ari amazina 7 twitwa, kandi si kuyitwa gusa, nubwo twitwa ayo mazina ariko ni nabo turibo. Hari umuntu ugire undi atisha aturiya muntu yitwa Mujinya. Atari kusha izina niryo muntu kweri, agira umujinya ukomeye. Yes, natwe dufite amazina Imana yatwise, ariko si ukuyitwa gusa, ahubwo ni nabo turibo. Mbega ayo mazina aranga abo turibo, ni ibiranga ntego biranga abo turibo. Nkuko umuntu ashinga kampani agashyira ikirangantego kiranga ibintu birimo aho, icyo kirangantego niwagitandukanya n'ibiri muri iyo kampani. Niko natwe turi rero, ikirangantego cyacu nta mazina Imana twita, ayo mazina ni nabo turibo. Izina rya mbere tubonye ko ari urusengero. Tubonye urusengero, insengero zabayeho, dushije tubona ko urusengero kuva Yerusalemu yasenywa, kuva muri 70 Abisirayeli bagatatana, ejo bundi bagasubirayo. Ubu Imana yese yimukira muri twebwe, kuko Yesu amaze gupfa ngo umwenda ukingirije hera cyane h'urusengero watabutsemo kabiri. Muzahera cyane ku Bisirayeli
byari bigoye, nta muntu wabaga yemerewe kuhareba keretse umutambyi mukuru winjiraga mu ihema ry'ibonaniro rimwe mu mwaka, ni wenyine wari ufite ubushobozi bwo kureba aho hantu. N'abatambyi bato bagarukiraga ahera gusa. Ariko Yesu nk'umutambyi mukuru uhindutse umutambyi, agahinduka ituro ry'Imana, agahinduka n'igitambo. Niko Pawulo yandikiye Abefeso igice cya 5 umurongo wa 1. Yaravuze ngo nuko mwigane Imana nk'abana bakundwa, kandi mugendere mu rukundo kuko Kristo yadukunze akatwitangira kuba ituro n'igitambo n'umubabwe uhumura neza. Yesu yabaye umutambyi, Yesu aba ituro, Yesu aba igitambo, Yesu aba umubabwe uhumurira Imana neza. Ibi bintu Yesu yakoze nibyo byatubatuye mu bubata bwa Satani. Kubamwizeye duhinduka abana b'Imana, duhinduka isengero. Amaze gupfa rero ngo umwenda ukingirije ahera cyane h'urusengero watabutsemo kabiri. Bivuga ngo ibirebana n'ibikorwa byose byo mu buturo bwera mu rusengero rw'i Yerusalemu birarangiye. Ubu Imana irimutse, ivuye mu rusengero rw'inzu rwubatswe n'amaboko y'abantu, igiye gutura mu bantu. Niyo mpamvu isomye mu butumwa bwiza bwanditswe na Yohana ibice 14 umurongo wa 15, Yesu yaravuze ngo, haravuze ngo nimunkunda muzitondera amategeko yanjye, nanjye nzasaba Data nawe azabaha undi mufasha kubana namwe ibihe byose, niwe mwuka w'ukuri. Ntibishoboka ko ab'isi bamuhabwa kuko batamurora kandi batamuzi, ngo ariko mwebweho muramuzi kuko abana namwe kandi azaba muri mwe. Nuvuga ngo Yesu amaze gutanduka buriya buturo bwera bucitsemo kabiri, umwenda utandukanya ahera n'ahera cyane uvuyeho. Yesu ahindutse igitambo, agahinduka umutambyi mukuru, agahinduka ituro, agahinduka umubabwe uhumura neza. Byari birangiye by'urusengero rw'i Yerusalemu. Ubwo Imana irimutse sasa rero. Umurongo wa 18 umurongo wa 17, niwe mwuka w'ukuri, ntibishoboka ko ab'isi bamuhabwa kuko batamurora kandi batamuzi, ariko mwebweho muramuzi kuko abana namwe kandi azaba muri mwe. Sinzabasiga nk'imfubyi, ahubwo nzazaho muri. Hasigaye umwanya muto ab'isi niwe bakimbona, ariko mwebweho muzambona kuko ndiho namwe muzabaho. Uwo munsi muzamenya ko ndi muri Data, namwe mukaba muri jye, nanjye nkaba muri mwe. None se ubwo umuntu ukomeza kuvuga ngo wara niho hari Imana, ukaba utaramenya ko Yesu ari muri Data, Data akaba muri Yesu, natwe tukaba muri Yesu, na Yesu akaba muri twe, ukaba utarabimenya kweli. Umuntu akaba akubwira ngo hoya, ngo uwo muntu uri gusohora abantu, ngari kubayobya, ngo uwo muntu ngo ni umuyobe, ngari gukura abantu se hari ahantu ngo azajyayo. Twabasobanuriye amateraniro icyo ari cyo, abantu bahoraga bafite confusion y'amateraniro. None se nguko mubuza abantu guterana, ngo kandi biri dusaba guterana. Iki cyigisho twaragitambukije, tuzababwire iyo episode, tuzayibabwira mujye kuyireba. Twasobanuye Bibiliya amateraniro ivuga yariyo. Iki kiganiro cyanarebwe cyane. Ni amateraniro y'abantu bangahe? 3. Aba 3 rero bashobora gusezeranya ushaka gushyingirwa, bashobora kubatiza, bashobora gusangira igaburo ryera, bashobora gusengera b'abana. Kuko iyi ni imihango ikorwa mu idini ituma abantu batabasha kumva ubutumwa tubabwira. Bibiliya ivuga ngo bumve ko ari bo rusengero, bumve ko ari bo toro rya Kristo, bumve ko bashobora gukora iyi mihango ikorwa mu idini. Ni imihango ine: gusezeranya, gushyingura, kubatiza no gusengera abana. Ni 5 n'igaburo ryera. Hari ugushyingura, hari ugushyingira, hari igaburo ryera, hari no gusengera abana. Iyi ni imihango ikorwa n'idini. Uburyo buri muntu wese aba yumva kumubwira ngo sohoka mu idini ryawe, ngo ube uri umukristo mwiza ukijijwe, ati uriya muntu ari kuyobya abantu, murapfuye murashize, ati muramenye. Aha, abapasiteri barahagurutsa bishop ngo murimo gushaka kuturwanya. Ntacyo wakora, ntacyo wakora, kuko ijambo ry'Imana rifite ububasha. Ku mugenzi ujya mu ijuru azamenya icyo Imana ivuga. Naho mu madini harimo ubuyobe bukomeye cyane. Nshuti bene data, duhora tubwira tuburira, murebe ayo madini, murebe ibintu birimo, murebe niba ari bibajyana mu ijuru. Mwumva ubutumwa bavuga niba buhura n'ibi turimo turavuga. Niba bavuga ibidahura n'ibi tuvuga, barabarimbuje. Niba batavuga ibi ngibi birivuga turi kwerekana, barabayobya. Yesu ati rero sinzabasiga nk'imfubyi, ahubwo nzazaho muri. Hasigaye umwanya muto ab'isi nabo bakimbona, ariko mwebweho muzambona kuko ndiho namwe muzabaho. Uwo munsi muzamenya ko ndi muri Data, namwe mukaba muri jye, nanjye nkaba muri mwe. Urabwira umuntu gusohoka mu idini ngo nindivamo ngo sinzarimbuka, kandi Yesu aravuze ngo umunsi mwanyizeye muri jye.
nanjye ndi muri mwe. Umunsi wizeraga Yesu wahise ujya kuba muri Yesu mimbere. Bandi magambo, Yesu ni urusengero kuri wowe, nawe ukaba urusengero kuri Yesu. Uri muri Yesu na Yesu ari muri wowe. None ikibazo ni iki? Ngo ninaboneka muri yanzu y'amatafari ngo njye nzarimbuka. Urimurwa n'iki? Ni uko utigeze wigishwa iyo niyo ndyo wagaburiye kuva mu bwana bwawe. Ntawakurenganya. Bishop nawe igituma utumva ibyo tuvuga ni uko nawe wabaye bishop ariko ariyo ndyo wagaburiwe. Iyo abo warasomye ibyanditswe byera utarigiye muri theology, ubu urimo kumva ibyo tuvuga. Nako sinatwe urimo kumva icyo biri yivuga, ukavuga uti ndabimenye ukuri ndakumvise, ubu ngiye kukwigisha abantu banjye. Ariko urahaguruka bavanguje kuturwanya, harabirwa bamamagara, wowe uri kuyobya abantu, nawe urashaka kukuriraho abantu. Ariko ubundi niyo twabikururira twe turabarimbuza. Yaba dushaka gushinga amadini tuba twarashinze kera, kuko dufite abantu benshi badukurikira kandi batwumva, kandi si tukabumva ahubwo bumva Imana iri muri twebwe. Turimo kubereka mu ijambo ry'Imana. Iyaba dushaka abo dushaka gushinga ngo dushinga amadini ku isi, umva tuba tumaze gushinga menshi. Ariko twebwe intego yacu si ukugira ngo tubambure abantu mufite, ahubwo ni ukugira ngo mwebwe muhinduke, mwicare, mwongere murambye, mushake Imana ko ntawe mwigeze mushaka. Senga bishop, apostle senga, akibishop senga, muhanuzi wise ngo nguri profete ukirirwa ubeshya abantu, warahamagaye abantu ishyano ryose ngo urabahanurira. Nta muntu wise profete ubugihanurira, niyo waba wakoranaga n'Imana. Iyo wamaze kwita profete nyango byarangiye, ntabwo Imana izonyakorana nawe. Nta muntu wihamiriza icyo ari cyo, ahubwo abandi nibo bakimuhamiriza, n'Imana ikakimuhamiriza. Yesu hari uwigeze amwita ngo mwigisha mwiza, aravuga ati unyitira iki mwiza? Nta mwiza wundi keretse Imana. None umuntu arifata akajya yandika asohora ibintu ngo ngatumiye abantu bazasenga ngo profete runaka. Uri profete nde? Uruhe wowe urinde wita profete? Umuhanuzi ni Yesu, niwe wenyine uvuga tukamenya ko ari uvuze. Wamaze kwita umuhanuzi, abantu bose bazaba bakuzaho, ni nk'ukurana bavuga ngo ngende umupfumu ndaragura. Kandi nibaza kuko bazaza bagukurikiyeho ubuhanuzi, uzabahanurira. Kandi Imana si uko ikora, ntabwo Imana ivugishwa. Imana ni umwami w'abamivugira igihe ishakiye. Nukuza ngo sakadegere ivuga ngo vuga sakadegere, kuko wise umuhanuzi abantu bose baza bakuzaho bagira ngo bahanurire. None soza warubwira Imana ngo vuga sakadegere ngo babwire sakadegere. Abantu kandi bafite umwuka wo gukunda ibintu bimeze nk'ubupfumu. Mu gusoza turaburira abantu bari mu madini atandukanye, tubahaye imiburo Imana dutumyeho, nuko mwongera mukagenzura mukareba ahantu muri, dore mugiye kurimbukiramo, nta gakiza kariyo. Banza umenye ko urusengero rw'Imana. Ejo tuzagaruka dukukiza ku izina rya kabiri, umutambyi. Ni amazina 7. Icya mbere ni uko urusengero rw'Imana kandi ukaba witwa urusengero rw'Imana. Icya kabiri ni uko uri umutambyi kandi witwa umutambyi mu bwami bw'Imana. Niyo mpamvu twabonye ko Yesu uri mwene ukinjira cyane, umaze gusadukamo kabiri, byari bisobanuye ngo ibintu by'ibitambo, amaturo, bya bindi byose n'ubutambyi buvuyeho. Niwe ubonetse ari igitambo, niwe ubonetse ari umutambyi, niwe ubonetse ari ituro ry'Imana, niwe ubaye umubabwa uhumura neza, wa mubavu nyine nababwiye nzabigisha. Noneho arangije yaramaze guhanurira Abisirayeli babwiye ko Yerusalemu izasenywa. Nyuma yaho ahita nagaragaza ko nubundi ibirebana n'umurimo w'ubuturo bwera mu rusengero rw'Yerusalemu birangiye, bitazongera kubaho. Ari we noneho rero bisohoyeho, ndetse n'umuntu uzamwizera. Kuko muri 70 urusengero rurasenywa, bya bindi byose byabaga mu buturo bwera birarangiye, kandi abayuda bari bagikomeje imihango, kandi Yesu ari yarabirangije. Uyu munsi rero urusengero rwarimutse, ni wowe nanjye, ni wowe nanjye. Wasengana na Yesu, ugaterana na Yesu, ukigana na Yesu ijambo rye, mbega ibintu byose ukabikora muri mwenyine mu nzu, nta wundi muri kumwe. Niyo mpamvu Yesu yavuze ngo nujya gusenga ngo ukinga inzugi, ngo wiherere, ngo nuko ko usenge so mwihereranye, ngo nuko so wumva ibyo ahiherereye kandi akabimenya azakugororera. Yakubwiye ngo ujye mu bantu benshi ngo aribo mujye guterana, yakubwiye ngo wowe wenyine kinga urugi, wiherere, usenge so mwihereranye, ngo nuko so umenye ibyo ahiherereye azakugororera. None uti nge nasenganye n'abandi, uri kutubuza gusengana n'abandi, uragira ngo tuzarimbuke. Nuko wigishijwe.
noneho rero urusengero rwarangiwe n'urusengero rw'Imana. Iryo zina rya mbere. Izina rya kabiri ni umutambyi. Umutambyi, uri umutambyi kandi witwa umutambyi. Tuzagaruka dukomeza kuri iri zina, dukomeza n'andi mazina uko ari 7. Turebe amazina Imana yaduhaye kandi tukaba turi birangura kubisobanura ijambo kurisobanura. Ni ukuvuga ngo ntago twitwa ayo mazina, ahubwo turi nayo. Imana yatugizeyo, twitirirwa ibyo twahinduwe byo, ibyo twagizwe byo. Niba mwise ngo yewe rusengero we, nanjye nushaka kujya umamagara ngo wa rusengero we, nta kibazo. Ti yewe rusengero we, ni urusengero rw'Imana. Nitwa urusengero rw'Imana ariko ndi n'urusengero rw'Imana. Nitwa umutambyi ariko ndi n'umutambyi. Tuzagaruka ku yandi mazina, noneho tuhere kuri iri zina ryitwa umutambyi. Bene da, ndashaka kugira ngo tuganire ku kintu cyitwa umutambyi. Tuzahera ku butambyi bwo mu isezerano rya kera, turebe iherezo ryabwo. Tuzagarukira ahangaha Yesu nyine umwene ukinjira cyane uburyo watabutse bivuze ngo birarangiye. Tuze turebe noneho nyuma y'uko Yesu apfuye abamwizeye n'abaki. None se ko ibyacu mu byahabwaga abatambyi bo mu isezerano rya kera, uyu munsi twese tukaba twarahindutse abatambyi. Tuzahagaruka turebe none ubwo uzambwira icyacu mu gihe. Imana ibaha umugisha cyane. Tuzabereka n'ubuyobe bw'abapasiteri n'abaki bose bazanye icyo kintu kugira ngo babashe kurya imitungo yanyu. Hari uburyo bwo gukorera Imana. Ntabwo gukorera Imana ni kugari muri iki gihe. Ntabwo tubuza abantu gukorera Imana pe, kuko hari uburyo bwo gukorera Imana kandi Imana ikaguha umugisha udakoreshejwe n'ubwesikoro n'uburyarya n'ubusambo bw'abayobozi b'amadini bakubeshya bagarura ibintu byo mu isezerano rya kera kandi byaracyuye igihe. Umwami w'isezerano rishya ari we Yesu Kristo afite ibindi yatubwiye tugomba gukoramo Imana, uburyo tugomba kuyikorera. None ukaba ukoreshwa n'abantu aho gukoreshwa n'Imana. Nshuti y'Imana, Imana iguye kuba amaso kandi Imana iguye kwiga umenye ufate, kuko ari byo bizakugeza mu ijuru. Imana ibaha umugisha. Reka dusenge. Data, mu izina rya Yesu Kristo turagushimiye kubwo uyu mwanya mwiza waruduhaye kugira ngo dukomeze kuganira ku ijambo ryawe. Dusengeye umuntu warukurikiye ubutumwa bwiza kugira ngo ukomeze kumwigisha no kumusobanurira cyane, kandi ukundisha abantu ijambo ry'Imana barimenye baryumve, kuko ari byo bizabageza mu ijuru. Kuko ijambo ryaratubwira ngo ibyanditswe byera byose byahumetswe n'Imana, kandi bigira umumaro wa bino bintu bine. Icya mbere ngo byigisha umuntu, icya kabiri bikamwemeza ibyaha, icya gatatu bikamutunganya, icya kane bikamuhanira gukiranuka, ngo kugira ngo umuntu w'Imana abashyitsi afite ibimukwiriye byose, kugira ngo abone uko akora imirimo myiza yose. Mana, umuntu utaragerwaho n'ibi bintu bine ntabwo akwiriye kugukorera. Akwiye kubanza akigishwa, akwiye kubanza kwemezwa ibyaha bye, akwiriye gutunganywa, akwiye no guharanirwa gukiranuka, kugira ngo abashe gushyika abone uko akora imirimo myiza yose. Fasha rero umuntu wese warudukurikiye, kandi buri wese ukomeze kumusobanurira ubutumwa bwiza bwamamare ku isi yose, abantu babwumve kandi buhindura ubugingo bwabo. Abantu barushe kurarama bagutumbire, bakunda ijambo ryawe, kandi barushe gukanguka cyane no kumva imvugo yawe mu ijambo ryawe. Urakoze rero, turagushimiye kumvishe gusenga, turagushimiye kumvishe gusenga, tubyamaje twizeye mu izina rya Yesu Kristo, amen. Murakoze cyane. Imana ibahe umugisha, mukomeze kubana natwe ikiganiro nakagaruka. Shalom, shalom, shalom. Azaba afite ingororano yo guhema buri wese, guhana n'imirimo yakoreye hano ku isi. Nawe nshuti yanjye aza kwambika ikamba